ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikaze wowe mukunzi wacu uhora iteka ryose ubana natwe. Nibutse ko iyi ari ikinamico official, ahangaha niho iteka ryose ubona amakinamico. Nibutse ko iyi ni ibyo dukina cyangwa se ni imico y'abantu itandukanye, ariko tugenda duhuza n'ubuzima buriho, hanyuma tukabibagezaho ari nk'umukino, ariko bikagenda byigisha abantu benshi cyane, bikigisha abantu mu buryo bugiye butandukanye. Hari igihe nawe waba udukunda ndetse ukaba wifuza guhora utubona no guhora ubona ikinamico nshya zigezweho, ariko kandi hari byinshi cyane wagiye ubanamo natwe, ariko n'ubu turacyagusaba ko ukomeza kubana natwe. Niba udukurikira ukaba utarakora subscribe cyangwa se abone, wareba munsi y'ikino kiganiro ugashimangira ko by'iteka ryose udushyigikiye ko ndetse uzahorana natwe mu byo tudahwema gutegurira no kukugezaho umunsi ku munsi. Ubusanzwe iyo tugiye kugezaho umukino dushingira ku cyo mu ndimi z'amahanga bita storyline, cyangwa se tugendera ku kintu cyabaye ku muntu, hanyuma dushingiye ku buhamya mpamo cyangwa se dushingiye ku gitekerezo mpamo, tugenda ku cyo dushaka kwigisha abantu, hanyuma akaba ari cyo tubagezaho. Kuri iyi nshuro rero ntabwo tugiye kugezaho ikinamico nk'ikinamico y'umukino wakinwe n'Indamutsa, ahubwo tugiye kugezaho ikinamico nk'ubuhamya mu ishusho y'ubuhamya. Ushobora gusanga ibyo warabyumviseho cyangwa se ugasanga ari bishyashya kuri wowe, ariko icyo tugusaba ni uko buri gihe uko ubonye ibiganiro byacu usabwa kudushyigikira kugira ngo dukomeze dutere intambwe ituganisha gukomeza kugutegurira ibintu byiza ndetse utazigera usanga ahandi. Njyewe uri kumva kuri mikoro, ni njye tuzakomeza kugenda tubana mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse nkwibutse ko kuri ubu tugiye kubagezaho ubuhamya bukomeye bw'umukunzi wacu watwandikiye kuri email, ariko dusaba yuko ibi bintu twabibagezaho ndetse nawe uzabasha kubyumva, bikaba byakwigisha ukagira ikintu kinini wabikuramo, bikagufasha kuva ku rwego rumwe mu buzima ukomeza ujya ku bundi. Uyu mubyeyi rero wifuje kugusangiza ubuhamya bwe, ni umubyeyi ubayeho arubatse, afite umuryango, afite umugabo, ariko kuri ubu umugabo we ntabwo bakibana bishingiye kuri ubu buhamya uri bwumve. Hanyuma ikindi kintu wamenya ni uko we yagendeye ku byo agenda ahura nabyo, cyangwa se ku bintu abantu bagiye bamushuka. Bijya bibaho mu buzima kuba wagira inshuti, cyangwa se kuba hari ibyo utekereza ko inshuti zawe zifite nawe wakabaye ufite. Ibyo bintu bikaba byatuma wishongora, cyangwa se bigatuma wiyambura umugisha wari uzi ko ufite, kandi ibi bintu ni ibintu bikunze kubaho. Rero mu buhamya bw'uyu mubyeyi yatangaje ko yifuza ko abantu bazumva buno buhamya bakwiye kwiga ndetse bagahinduka bikomeye, bakaba bareka gukomeza kugendera mu cyo we yise ikigare n'icyo yise ko ari ukugendera ku by'abantu batekereza. Ubu rero tugiye kukugezaho ubu buhamya, ariko turakugezaho mu ijwi ryanjye, ariko ari ubuhamya uyu mubyeyi yatwandikiye kuri email. Nawe niba rero hari icyo wifuza gusangiza abantu badukurikira ndetse badukunda, nawe uburyo wabikoramo ni uburyo bworoshye, ni ukutwandikira kuri email yacu ariyo info@ikinamicoofficial@gmail.com, hanyuma nawe tukaba twafata ibyo watubwiye tukabisangiza abadukunda. Ahangaha hari abantu benshi, harimo abantu bakuru, harimo abana, harimo urubyiruko, harimo inkumi, harimo n'abasore, yemwe harimo abize n'abatarize, harimo abafite inararibonye n'abatayifite. Icyo gihe umaze kumva ubuhamya bwawe bishingiye ku cyo wabasabye, niba barasabye ko bakugira inama, iteka ryose bakugira inama. Niba utajya uriya muri comment zacu, mu by'ukuri waracikanga bikomeye. Ujya uriya muri comment, hari abantu benshi baba bacishije ibitekerezo byubaka kandi bikomeye, bifasha abadukunda n'abadukurikira kuva mu rwego rumwe bajya ku rundi, mu buryo bwo kwiga no kumenya byinshi kuri ubu buzima Imana yabaye idutije. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukugezeho ubu buhamya bw'uyu mubyeyi, kandi ndahamya ko ari ikintu gikomeye uri bwige cyangwa se uri bwunguke nyuma yo kuza kumva ubu buhamya. Nyabuneka ni ibintu bizagufasha, ni ibintu uzagenda wungukiramo byinshi,
nakubwira ngo ubu buhamya ubwumve uze kubusoza, ndetse niwumva hari n'undi muntu bwagirira akamaro uze kuwumusangiza. Icyo akora nuza kumva buno buhamya ntuze kugenda utagira inama uyu mukunzi wacu. Reka tugaruke gatoya ubundi tuze tukugezeho ubu buhamya bw'uyu mubyeyi. Mfashe uyu mwanya kugira ngo nkomeze nkwifurize ibihe byiza ndetse nkwifurize n'amahoro aturuka kuri Nyagasani, mvuga ngo Uwiteka akomeza kurebe neza ndetse akomeze akwishimire. Mu mazina yanjye nitwa Mukayiranga Vestine, iwacu ni muri Kibuye, ariko nifuje gutambutsa buno buhamya biturutse ku masomo akomeye ndetse n'ibigeragezo nahuye nabyo shingiye ku kuba narabyikururiye. Kera najyaga numva umugani bavuga yuko ngo indarikira kurimba y'umugore yataye umugabo ku gasi, ariko uwo mugani narawumvaga nyamara sinasobanukirwaga. Mu by'ukuri ubusanzwe jyewe mfite imyaka 41 y'amavuko. Iyi myaka niyo mfite kugeza ubu. Mfite abana 3 ndetse mfite n'umugabo umwe, n'ubwo uyu mugabo tutakibana bishingiye ku kuba narakoze amakosa akubiye muri ubu buhamya ngiye kukugezaho. Mugenzi wanjye, nibura umubyeyi mugenzi wanjye uri bwumve iby'ubu buhamya, uze kwita ku masomo uri bwumviremo, ariko kandi nsegurira kuri uyu mugani nakubwiye ko indarikira kurimba y'umugore yataye umugabo ku gasi. Uyu mugani ubwawo wakwigisha byinshi kuko ukubiyemo isomo rikomeye nahuye nabyo mu buzima kandi narabikinishaga. Ubusanzwe nk'abandi bagore bose, nanjye navutse ndi umwana w'umukobwa mwiza ukunda gukora, mfite ikimero, inzobe nziza cyane, ndetse byageze n'ubwo banandirimbira cyangwa se banamvuga mu ndirimbo bishingiye ku kimero nari mfite. Ibi rero byagiye bimpa kwikomanga ku gatuza no kumva ndi umuntu udasanzwe, ndetse nkazajya ntekereza yuko kuba abantu bandirimba mu ndirimbo bisobanuye ko ari jye mukobwa mwiza ugezweho ndetse nkwiye ibyiza byose bibaho. Gusa nubwo nibwiraga ibi, ntabwo ariko buri gihe mu buzima bimera. Hari igihe Imana iguhitamo igashima kuguha byose ushaka, ariko hari n'igihe ihitamo kuguha kimwe ubundi ikakwima ibindi kugira ngo icyo yaguhaye kizakubera urwego rukugeza ku bindi. Ibi ngibi impamvu mbivuga ni uko naje kubisobanukirwa maze kuba mukuru, kuko natekerezaga yuko kuba ndiho ndetse nkaba ndi mwiza, umusore wese unciyeho abasha kundangarira, numvaga ari ubutunzi bukomeye ndetse nkwiye kuzabyaza umusaruro mu gihe kimwe cyangwa ikindi. Ibi byatumye ntakura nk'abandi, nubwo nize sinari umuhanga, kuko natekerezaga ko abarimu bose bazagenda bakurwa n'ubwiza bwanjye ubundi bakajya bampa amanota y'ubuntu. Yewe mukobwa ukurikiye buno buhamya, niba ujya utekereza yuko kuba abarimu bakureba bakakugirira irari cyangwa se bakaba bagukunda ari ibintu ukwiye kwitwaza bigatuma udakora ibyo ugomba gukora, nagira ngo nkubwire kuri kwibeshya. Impamvu wageze aha ngo wumve buno buhamya ni ukugira ngo ibi byambayeho nawe ubyigireho ndetse bizagufashe, bizatume utazahura n'ikintu na kimwe kizagusitaza cyangwa kigusubiza inyuma, kigushyire mu busharirwe nk'ubwo aka kanya ndimo. Ugiye kwibaza ngo ese ko wari mwiza niki kintu cyaba cyaratumye uhura n'ubwo busharirwe uri kutubwira? Mu by'ukuri nk'umuntu wese, iyo wayobye cyangwa se iyo wibeshya byinshi, nta kintu na kimwe cyatuma uhagarara, kuko bavuga yuko nta muntu wihuta nk'uwayobye. Uyu mugani mu busanzwe narawumvaga, ariko ngatekereza yuko atariho. Icyo gihe rero nk'umwana w'umukobwa wakuze nabi, ntekereza bya cyana, nkumva yuko ubwiza n'ikimero ufite ari iturufu ikomeye ngomba kurisha. Ibi byanyiciye byinshi cyane kandi nagombaga kuba narashyize ku murongo. Nta kintu kibi kibaho nko kubaho ubuzima wicuza. Hari igihe uba utekereza ko ibyo wibwira ari byo, ugatekereza ko kuba mu mahanga ari ibintu by'agatari,
hari igihe utekereza ko kubaho mu buzima bwiza ari ibintu bidasanzwe, ariko nyamara nta kintu kibaho nko kubaho ubuzima bwawe nk'uko wabutekereje, kuko ubaho ubuzima uticuza. Ikintu kivuna kurusha ibindi ni ukubaho mu buzima ubwicuza. Nk'umwana rero, nk'uko nabikubwiye, narakuze nk'abandi, ndiga amashuri abanza ndayarangiza, nigiraga iwacu mu cyaro, niyo za Kibuye nk'uko nakubwiye. Kuri ubu hahindutse mu karere ka Karongi. Icyo gihe rero nk'umwana w'umukobwa watekerezaga kuzajya mbere ndetse ngatera imbere bigaragara, iwacu bantekereje ko ndi zahabu. Nubwo nari umuswa mu ishuri, ntibyakuyeho ko data yigomwe inka yari afite, arazigurisha kugira ngo yohereze inka yindi ku ishuri. Ibi ngibi ntabwo yabashaga kubibona, kuko mu bitekerezo byanjye nabyumvagamo nk'igishoro gikomeye, ndetse nkumva yuko ngiye kugera ahantu kure hashoboka, kuko umubyeyi wanjye yari amaze gutanga inka kugira ngo njye ku ishuri. Nubwo ibi byakozwe, njye ntabwo nigeze mbitekereza ndetse ngo mbihe agaciro, ntekereza igikorwa gikomeye umubyeyi wanjye akoze. Yemwe sinigeze natekereza ku kuba hari byinshi bigomwe kugira ngo njye mbashe kujya ku ishuri, ngo wenda bityo mbe nabishingiraho ngira umwete, nkore ibyo abandi batakora, hanyuma nzabashe gutahukana amanota meza, ntere ishema ababyeyi bambyaye ndetse bahisemo kunyitangira. Ibi rero byabaye nk'aho bitandukanye n'ibyo njye natekerezaga. Icyo nakoze, narahambiriye njya ku ishuri. Nkimara kugera ku ishuri, ntangira ubuzima bwo kwiga mbayo, ibizwi nka interina. Wowe udukurikiye urabizi, niba utanabizi ujya ubibona. Bari abana biga muri interina, abenshi muri bo baba batekereza ko ari abadasanzwe, ariko iyo ugeze ku ishuri akenshi uhigira imico itandukanye n'iyo wari usanzwe ufite. Nk'ibisanzwe nta n'ubwenge bwinshi nari mfite, kuko icyo natekerezaga cyari ubwiza bwanjye. Nkigera muri interina rero, nari mboneye ahantu hakwiriye ho kubwongera ndetse no kubutiza umurindi. Ahangaha birumvikana, icyo gihe iyo usenya urwawe ntubura abagutiza ubuhoro. Abakobwa aba ku ishuri murabazi, icyo baba bakora ni ukwisiga buri munsi no gutorora akarenge, ubundi bakerekeza mu ishuri. Yewe nkanjye ubwanjye, ibyo nabifashe nk'impano ikomeye, ahubwo mbifata nko kuba ngiye kubonera ahantu ho gupfira ubusa, nkoza akarenge koko, ngasa neza, nkatonora ubwiza bwanjye. Ibi bintu byaranampiriye, nubwo nari umuswa mu ishuri, ariko abarimu bose barankundaga, bishingiye ku kimero nari mfite n'ubwiza budasanzwe bwarangazaga abasore bose, yemwe n'abayobozi, bidakuyeho n'abashyitsi bageraga ku ishuri. Ngiye kurangiza uwa gatatu, ubwo ni ukuvuga ko mvuze ubuhamya bwanjye mvunaguye. Abarimu bose bari baranshikiye. Umwarimu wigishaga muri cycle supérieure cyangwa se guhera mu wa 4 kuzamura, yahigishaga ekonomi nk'uko yambwiye, yatangiye kunkunda bidasanzwe. Uyu mwarimu icyatumye nkunda, yabonaga nshinguye, gusa nta bwenge nari nzi, ariko byatumaga asabira amanota, biza gutuma nanjye ntangira kumwiyegurira, cyane yuko namvuga ko ari umuntu ufite amafaranga ndetse akomeye. Mu gihe cyacu uwitwaga umwarimu yabaga ari umuntu udasanzwe, yemwe no kumwegereza byabaga ari ikintu kidasanzwe, kuko wabaga ari umuntu ukomeye. Byari bigoye kubona umukobwa wanze umwarimu akayandirimbo ngo umwari wabenze umwarimu, gusa njye sinari mfite ubwo bwenge bwo kuba namubenga, kuko ahubwo numvaga ari iherezo ry'ubuzima bwanjye. Nkumva ibyo narotaga byo kuzabeshwaho neza n'ubwiza bwanjye, nkumva uko byagenda kose mbigize impamo. Icyo gihe ntabwo nari mfite byinshi byo kwisobanura ndetse no gusobanurira ababyeyi banjye. Naracecetse mbigumana mu mutima, nk'umuntu wari ugiye kurangiza mu wa gatatu. Birumvikana nari mfite ikizami cya leta. Aha natangiye kubitegura ndetse ntangira no kwiga nshyizeho umwete. Uyu mwarimu yaramfashaga akansobanurira byinshi, gusa akirinda kunjyana mu mico mibi. Yego, abana bajya muri byinshi, gusa abakera si bo bubu. Abubu baba bazi byinshi ishingiye ku iterambere ririho, gusa mu gihe cyacu hakoraga utwankete cyangwa se utu etikete, hanyuma hakazaho na tembure tukohererezanya ubutumwa, ku buryo twabaniraga ku ishuri nataha tukazongera kubonana nahagarutse.
Ibi rero byatumaga twirinda bikomeye ndetse ntitwishore mu ngeso nk'iz'ubu. Gusa sinshira urubanza bubu kuko buri wese ahura n'ibye bishingiye ku gihe akuriyemo. Jewe rero nk'umuntu wari uri muri ibyo bihe, urumva nari ngize umugisha udasanzwe abandi batabonaga. Uyu mwarimu yaramfashaga bikomeye ndetse nkitoza amasomo, yemwe ntangira no kugira ubwenge kuko yakundaga kunganiriza, ariko aganisha ku kumbwira ko nzaba umugore we w'isezerano, nkazabana nawe by'iteka ryose. Nk'umuntu rero wari warabonye iwabo data yari afite abagore 3, kumva umuntu ambwira ko azangira umugore umwe numvaga ari igitangaza, nkumva ari amata by'amavuta, ndetse ntangira kugambirira kuko byagenda kose ubuzima mbugezeho kandi ngiye kuba umukire udasanzwe. Ibi kandi koko ubwo nageraga mu wa 4 w'amashuri yisumbuye, nubwo ntari natsinze, uyu mwarimu yarigomwe mu bushobozi bwe yari afite, atangira kunyishyurira amashuri, ndayiga nayo ndayarangiza. Byatumye nsezerana mu mutima wanjye ko ntazamuhemukira, ahubwo ngiye kumukunda akaramata. Uyu mwarimu ntiyigeze azuyaza kusaba ko tugomba kubana. Icyo gihe yansabye ko tugomba kubana, ariko nanjye kuko naramukunze, hari harashize igihe kinini dukundana, igihe kigera ku myaka 3 yose, ntabwo byigeze bingora gufata umwanzuro kuko nemeje ntazuyaje, mubwira yuko ibyo bintu nanjye byemeye ndetse mbishimangiye, mbishinze hagati, nemeye ko tuzabana akaramata nk'uko yabyifuzaga. Icyo gihe nabigejeje ku babyeyi, ababyeyi barabyishimira cyane kuko mu gihe cyacu nk'uko nabikubwiye byari igitangaza kubona umwarimu yagambiriye kuza mu rugo iwawe ngo musangire, kuko kari akazi kiyubashye karutaga utundi tuzi. Abize bose baragakoraga, ndetse n'umwana wese wabyirukaga ababyeyi be bamwifurizaga ko yazakora uwo mwuga. Ubwo birumvikana ko ibyo bitandukanye n'iby'iki gihe, kuko ubu ngubu abakora uwo mwuga basa n'abaciriritse kuruta abandi. Ibi rero byakomeje kunzamo, ndetse nkomeza kwirata ubwiza bwanjye. Nirataga umubiri nk'umuntu utazi ubwenge, kandi mu by'ukuri nari ndangije ayisumbuye. Ibi byaje kumpira ndashaka, ngeza umugabo, ndetse tubana dukoze ubukwe bwiza cyane budasanzwe. Ubukwe bwacu buzamo imodoka, cyane ko hashize iminsi mike umugabo wanjye agahita ayigura. Ibi nubwo umugabo yarayiguze, byaje guhita bituma ahindura akazi. Ibyo yakoraga byo kuba umwarimu abivamo, ahubwo atangira gukora mu karere nk'umuntu ushinzwe impapuro, cyangwa se uwo wakwita nka etat civil w'akarere, ari we ushinzwe gutanga ibyangombwa byo kubaka. Ibintu byatumye ubukire burushaho kuzamuka, ndetse ubuzima bwacu bukazajya butangira guhinduka umusubirizo. Birumvikana muri iki gihe nahise ntangira guhindura inshuti, ndetse ntangira kubaho ubuzima budasanzwe. Ibi nabyita yuko iki ari igice cya mbere cy'ubuhamya bwanjye. Ubuhamya bwanjye ni burebure cyane, burimo amasomo menshi atandukanye. Ndagusaba yuko uzagumana nanjye, nzakugezaho ubu buhamya bwose kugeza burangiye. Impamvu mvuze ubu ngubu bungana gutya ni ukugira ngo utazaburambirwa, kuko bukurimo amasomo menshi kandi nifuza ko waziga ukarangiza. Urakoze wowe wahisemo kubana natwe. Iki ni igice cya mbere cy'ubu buhamya twaguteguriye. Nkwibutse ko ubu buhamya ari burebure, ndetse tuzakomeza kukugezaho kuzageza tugeze ku gice cya 4, cyane yuko ibi ari ibice 4 bigize iki gice cy'ubu buhamya bw'uyu mubyeyi. Nkwibutse ko nk'uko yabigusobanuriye, ubu duhereye ari umwana w'umukobwa wiga muri primaire akarinda arangiza segonderi, ndetse tukaba tugeze aho umugabo amaze guhindura akazi, ndetse uyu mugabo we akaba agiye gutangira kubana n'uyu mudamu akaramata. Turagusaba kuzagumana natwe mu gice gikurikiyeho kugira ngo uzarusheho kwiga amasomo atandukanye, ndetse wumve nuko byagendekeye uyu mubyeyi utagira uko asa, mwiza cyane haba ku isura ndetse no ku mutima, bigendanye n'amasomo ari gutanga. Ndagushimiye cyane, ukomeze ugira amahoro ya Nyagasani.